ukamusengera, ugasengera abayobozi, kuko Imana igira viziyo ku gihugu cyawe ikayinyuza mu buyobozi. Imana ntabwo ikunda isengesho ryo guhora ridafite kwizera kwagutse. Igihe cyose usenge abayobozi bawe. Yesu ashimwe, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, gubwa neza. Tugiye gusenga mbere y'uko twinjira mu ijambo. Uhoraho Mana nziza, Mana itunganye, ituyaheraho mu ijuru ukabana n'abantu, turagushimiye ko turi amahoro, turagushimiye ineza yawe ihorana natwe, tugushimiye uyu mwanya mwiza tugiye kumva ijambo ryawe, utweze udutunganye. Nyagasani ubashe kutwumva, Nyagasani ndakwinginze kugira ngo icyatuma ijambo waduteguriye tutaryumva cyose gikurweho n'amaraso ya Yesu Kristo. Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ngwino uganze, ngwino wivugire, tuguhaye ikaze na karibu. Ndatwika imbaraga za Satani zose zaza kurwanyira ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye ubwami bw'Imana ngo bukore, ubwami bwawe Mana nibuganze. Urakoze uragahora ku ngoma, kuko utwumviye, kuko ugiye kubana natwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Shalom, shalom. Tugiye gusenga, dusengera mu ijambo ry'Imana, twiga ijambo ry'Imana. Iyo usenze usengera mu ijambo, ijambo ryawe Mana rivuga ngo, ijambo ryawe Mana rivuga ngo, iryo sengesho Imana iraryumva cyane, kuko Imana nta kindi ikurikira uretse ijambo ryayo. Nta na kimwe yakurikira, ni ijambo ryayo, irarikurikira inshuro 1000 kugira ngo irisohoze. Niyo mpamvu gusenga usengera mu ijambo, iryo sengesho riba rifite imbaraga. Uvuga ati handitswe ngo, Yesu asubiza Satani yaramubwiye ngo handitswe ngo. Natwe dukwiriye gukurikiza urugero rw'Umwami wacu Yesu Kristo, tukavuga tuti handitswe ngo. Tugiye kureba isengesho, dusenga isengesho wasengera abayobozi b'igihugu cyawe. Igihugu kigizwe n'abayobozi n'abayoborwa. Ni ibice bibiri, hari abayobozi, hari n'abayoborwa. Iyo Imana yishimiye abayobozi, ibaha ubwenge butekereza imishinga izagera ku bayoborwa, ikagirira igihugu cyose umumaro. Iyo bagambiriye, Imana ibana nabo, igashyigikira imigambi yabo myiza. Abayobozi nibo Imana inyuzamo ikigiye kugeza ku baturage. Mu Bami ba Kabiri mu gice cya 5, uhereye ku murongo wa 1, tuhasanga yuko Namani ari we, ngo yari umugaba w'ingabo, ari we Uwiteka yaheragamo Abasiriya kunesha. Umugaba w'ingabo Imana imukoreramo kugira ngo aheshe ubwoko bwose kunesha. Imana ikaduha umugisha, ikawunyuza muri ba bayobozi. Niyo mpamvu igihe usenga, sengera abayobozi b'igihugu cyawe, kugira ngo umugisha, Imana iguha umugisha ubanyuzeho. Abayobozi niba Imana igambirira kuguteza imbere, ikabinyuza mu bayobozi.
nibo iduheramo kunesha ibiguhagurukiye byose, ibihagurukiye igihugu. Imana iragutabara inyuze mu bayobozi, nibiduheramo kunesha. Igihe hari ikiguhagurukiye, hari igihagurukiye igihugu cyose, ugasenga, Imana isubiza amasengesho yawe, igisubizo kikanyura mu bayobozi bawe. Niyo mpamvu igihe usenga, igihe ushaka iterambere, rya terambere rizanyura ku bayobozi bawe. Basengere. Dukwiye rero kubasabira. Hari umugabo witwa Kalebu muri Yosuwa igice cya 14 uhereye ku murongo wa 6 ukagera ku murongo wa 11. Uyu mugabo witwa Kalebu yari umugaba w'ingabo. Uyu mugabo Kalebu mwene Yefune aravuga ati, asanga Yosuwa aravuga ati, nibutse iby'Imana yankoresheje cya gihe. Iyo wibutse ubona imbaraga. Ati nibutse ko natabaraga ngatabaruka, nari mfite imyaka 40, za mbaraga nari mfite, uko natabaraga nkatabaruka amahoro ku myaka 40, n'ubu nizo ngifite. Yibutse ko Imana yamufashije cya gihe, ari Imana idahinduka, ari Imana ikora, ari Imana idasaza. Aravuga ati, za mbaraga nari mfite, burya za mbaraga nari mfite cya gihe, uko natabaraga nkatabaruka amahoro, n'ubu niko za mbaraga nkizifite. N'ubu bwa bwenge niko nkibufite, n'ubu za tekinike niko nkizifite. Twari dukwiye rero gusenga tukibuka. Ukibuka ukavuga ati, Imana yakoze bya bindi, yakoresheje abayobozi banjye, ukabasengera ukavuga ati, Imana umugaba w'ingabo ni uduheramo kunesha, za mbaraga yari afite ku myaka 40, mukomereze izo mbaraga, mukomereze gutabaruka nk'uko yateraga agatabaruka amahoro, mukomereze ubwenge nk'ubwo yari afite, mukomereze kunesha. Ukajya ku mavi ugasenga kugira ngo bya byiza yakugejejeho akomeza bikugezaho. Ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niko ritubwiye ngo Uwiteka mu mugaba w'ingabo niho Uwiteka yanyuraga agahesha Abasiriya kunesha. Niho yanyuraga mu mugaba w'ingabo wa kabiri tubonye witwa Kalebu, agahesha Abisirayeli kunesha. Umugaba w'ingabo niho Uwiteka anyura kugira ngo ahe kunesha igihugu cyawe. Komeza umusengere, guma ku mavi, musengere, akomezanye izo mbaraga, ye kugabanyukirwa. Wibuke aho byari bikomeye, wibuke umugaba w'ingabo ibyo yakoze, aho ugeze, uko Imana yagiye iguha umugisha, ikabimunyuzamo, ikanyuza mu bayobozi bawe. We kurambirwa. Iyo mirimo rero niyo ituma uzamura kwizera, ukavuga ati, ya Mana
yabanye n'abayobozi banjye, yampaye ibi byose, yampaye amahoro, yampaye iterambere, nguwe neza, yampaye ubuzima. Ukarambura ya mirimo, ugakomera, noneho kwizera kukazamuka, ukaguma ku mavi ugasenga, ukavuga uti ya Mana yabanye na Kareba, umugaba w'ingabo. Ntabwo ndi burebe ibyo byabaye iyo kera gusa. Imana yarambwiye ngo iri jambo byose riri muri Bibiliya, uko byakoreye abakera, namwe murisengeremo, namwe niko ribakorera. Noneho ukareba nawe mu gihugu cyawe, ukareba ko Kareba yakoze ibikomeye, atari kubwaho kubera Imana. Ukarambura ya mirimo, ukamusengera, ugasengera abayobozi, kuko Imana igira viziyo ku gihugu cyawe ikayinyuza mu buyobozi, iterambere rikakugeraho, ukagubwa neza, ukabona ibikorwa remezo. Ntukibagirwe rero kubasengera. Igihe cyose usenze isengesho, usengera igihugu. Turabona urugero kuri Daniel, yarasenze avugira muri rusange. Imana ntabwo ikunda isengesho ryo guhora ridafite kwizera kwagutse, ryo guhora ugusaba utuntu turi aho tworoheje, wikubiraho wireba wenyine. Hoya, sobanukirwa, sengera igihugu cyose, sengera muri rusange, sengera abayobozi. Imana ibaguheramo umugisha, nawe birakugeraho. Kubwo gusoma Bibiliya, icyo ni ikintu nasobanukiwe. Imana irakumva usenze, ubwo musengera birabose. Usenze ugasengera muri rusange, ntiwisengere wirebaho wowe wenyine. Mu gitabo cy'Abami, Abami ba mbere, igice cya 3 ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 14, haravuga ngo ni isengesho Salomo yasenze. Aravuga ngo nuko rero uha umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo nshobore gucira abantu bawe imanza. Urumva Salomo uburyo yasenze neza? Ntabwo yasenze yikubiraho ngo mpibi, ahubwo ati nshobore gucira abantu bawe urubanza umutima ujijutse, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Maze ayo magambo Salomo yasenze anezeza Uwiteka, kuko atasenze yikubira, kuko atasenze yivugaho ubwe. Usengera igihugu muri rusange, usengera abantu bose, we kwikubira. Ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihora iherako ibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Nuko nkugiriye uko unsabye, ubwo ari ibyo usabye, ubwo utikubiye ngo wirebeho ngo Mana mpakurama. Ntusabe ngo abanzi bawe bapfe, ngo nanjye nkugiriye uko usabye.
dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye, kuko yanejeje Imana, kuko atirebyeho. Imana iravuga iti noneho nguhaye n'ibyo utansabye. Ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera kurama, kuko atikubiye. Abayobozi bahangayikishwa. Umuyobozi ni umubyeyi. Umubyeyi areba icyo umwana akeneye, ahangayikishwa n'icyo umwana akeneye. Ntabwo birebaho, ntabwo birebaho ubwabo, bareba muri rusange. Niyo mpamvu Imana ibaha amaso. Imana ishimwe. Imana ikabaha amaso bakareba ibyiza bikenewe mu gihugu. Imana ijya ibaha kurama. Nibarama, muri kwa kurama kwabo nawe urabyungukiramo. Niko bakugezaho ibyiza, ni imigambi myiza bateganyije kugeza ku bana irakugeraho. Niyo mpamvu dukwiriye kubasengera. Mu bami ba mbere mu gice cya 10 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 10, hatubwira iby'umugabekazi w'Isheba. Uyu mugabekazi w'Isheba yumvise ubutunzi bwa Salomo, aravuga ati ngiye kwirebera. Igihe cyose usengeye abayobozi bawe, ukabasengera kugira ngo Imana irusheho kubishimira, ibahe kurama, ibahe imbaraga, ze kugabanyukirwa uko zari ziri mu myaka 40 ugasengera mu ijambo, ariko ziguma. Uko batabarukaga amahoro bakomeze batabaruke, imigambi yabo myiza igerweho, imigambi y'iterambere igerweho. Iyo bimaze kugerwaho, noneho abandi bami baza kureba ibyiza. Ngo uyu mugabekazi w'Isheba yaraje aza kureba ati numvise inkuru zawe Salomo, noneho nje kwirebera. Umugabekazi w'Isheba yumvise kwamamara kwa Salomo kubw'izina ry'Uwiteka. Kubw'iki izina ry'Uwiteka niryo ryatumye yamamara. Azazanywe no kumubaza ibinaniranye, amugerageza kuko nuko agera i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane bafite ingamiya zihetse imibavu. Urumva yaraziye aho, baza kureba icyo Imana yakoze bataziye aho. Ngo zihetswe n'iki? Zihetse iki? Imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Izahabu, amabuye y'igiciro cyinshi. Ibyo byose byakozwe n'Uwiteka kubwo kubaha izina ry'Uwiteka. Ageze kuri Salomo
amurondorera ibyari mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yamuhanuzaga byose. Nta kintu na kimwe cyasobye Salomo atamusobanuriye kubera ubwenge. Nuko umugabekazi w'Isheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose, n'inzu yubatse, n'ibyo kurya byo ku meza ye, n'imyicarire y'abagaragu be, no guhereza kw'abahereza be, n'imyambarire yabo n'abahereza be ba vino, n'urwuririro yazamukiragaho ajya mu nzu y'Uwiteka, arumirwa kubwo gusengera abayobozi bawe. Imana ikabashoboza kugera kuri byinshi. Abantu bose, abami bo mu isi bazabireba bumirwe. Bimukura umutima. Abwira umwami ati, inkuru numvise mu gihugu cyanjye n'iz'ibyo wakoze n'iz'iby'ubwenge bwawe zari iz'ukuri. Noneho ibyo bambwiye ku gihugu cyawe ndabyiboneye, mbonye ko ari ukuri. Ariko ibyo byose byakozwe n'iki? N'amasengesho. Ariko sinabyemera. Hari abazabyumva bananirwe kubyemera, baze kwirebera. Ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Hahirwa abantu bawe nusenga ugasengera abayobozi bawe, nawe uzabuhirwa. Hahirwa abantu bawe, abagaragu bawe barahirwa, bakwibera imbere. Barahirwa bo bakwibera imbere iminsi yose, bakumva ubwenge bwawe. Uwiteka Imana ihimbazwe, yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli, kuko Uwiteka yakunze Abisirayeli iteka ryose. Nicyo cyatumye akwimika ngo uce imanza zitabera. Hanyuma, umva noneho hanyuma senga. Hanyuma yo gusenga hari icyo uzabona. Hanyuma yo gusenga uzabona umugisha Imana iwunyujije mu bayobozi bawe. Komeza ubasengere, komeza ube ku mavi. Umva hanyuma ibizaba. Hanyuma aho umwami italanto z'izahabu 120 n'imibavu myinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ntihongeye kuboneka imibavu ingana ubwinshi n'iyo uwo mugabekazi w'Isheba yatuye umwami Salomo. Hanyuma yo gusenga, umva ingaruka ziva mu masengesho ni nziza. Hanyuma yo gusengera abayobozi bawe haboneka iki? Izahabu, ifeza, ibyo ngibyo bibwami. Senga uhamagara ubwami bw'Imana buze mu bayobozi bawe. Ubwami bw'Imana. Imana iravuga mu Migani igice cya 8 umurongo wa 18. Haratubwira ngo Imigani igice cya 8 umurongo wa 18. Ubukire
n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Hanyuma y'amasengesho uhamagara ubwami bw'Imana mu bayobozi bawe. Ubwami bw'Imana, ibwami hari ifeza, hari izahabu, hari ubukire, hari icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Ubwami bw'Imana ni ema. Ema ntabwo ifata igiti, ntabwo ifata ikintu kitari icy'agaciro, ahubwo ifeza n'izahabu irazikiyomekaho. Nufata igiceri ukacyegereza ema izafataho. Niko ubwami bw'Imana bumeze, kandi ifeza n'izahabu bibi bwami biraza, noneho hakiyongeraho no gukiranuka. Haleluya. No gukiranuka nabyo, no gukiranuka nabyo. Hari ubutunzi buhoraho, hari icyubahiro, hari ubukire. Hano hari ibintu bigera kuri 4. Hari ubukire, hari icyubahiro, hari ubutunzi buhoraho, hakaza no gukiranuka. Isengesho ritanga gukiranuka. Iyo wasenze urasenga ntuhite ubona impinduka, ariko komeza usenge, impinduka urayibona. No gukiranuka, noneho gukiranuka kuratama kuvuye hejuru kukagera mu baturage bose. Turasanga muri Danieli igice cya 6 ku murongo wa 26 kugera ku murongo wa 27. Haravuga ngo umwami Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati: amahoro agwire muri mwe. Nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Danieli, bahindire imishitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyirokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Danieli inzara z'intare. Iyo wasenze haboneka itegeko, ukwiye gusenga cyane. Iri tegeko iyo ryavuye ibwami ntirisubirayo. Iyo ryasinywe rihabwa agaciro nyuma yo gusinya. Noneho iri tegeko ryo gusenga rivuye hejuru. Nawe tekereza, ni urugero, kurura iyo filime urebe. Itegeko riratanzwe ngo saa 7 mu mwanya wa pause buri wese yisengera Imana ye. Erega Imana ni imwe. Iby'amadini ntitukabitindeho, ibyo ngibyo ntabwo Imana inabyemera. Noneho abakozi bose baragiye mu cyumba cyabigenewe, ntibabanje kuvuga ngo gucuranga n'ibindi n'ibiki. Imana isengesho yumva ni icyavuye muri wowe, nicyo cya mbere. Noneho ibyo ukora byose ibaza imbaraga zaboneka muri ibyo bikorwa. Ku cyumweru cyangwa se ku wa 6 cyangwa se ku wa 5, bitewe n'idini iryo ari ryo ryose,
bazagenda baririmbe bacurange bakora ibiki, ariko ku munsi w'akazi buri wese agende mu cyumba, umwe arasenga manu rero urakiranuka, aravuga, buri wese aravuga, izo mbaraga zisengesho zizamuka. Ndasengera abayobozi, ndasenga, ndahamagara iby'agaciro, ndayirukana ibishaje, ndahamagara, biritaba, biraza. Hakurikiraho kwamamara, hakurikiraho y'ibyiza nyaburanga, aho amahanga yose ahurura ati wumvise ko igihugu cyawe Imana yakigiriye neza, hari amahoro, hari iterambere, hari ibyiza byose, bakaza kureba, noneho bakaza kubaza, ukoresha irihe banga, bigenda bite kugira ngo Imana ibazamure bigeze aha, bimeze bite, mutubwire tekinike mwakoresheje. Samweli wa kabiri igice cya 6 ku murongo wa 11. Aha tubwira inkuru z'umugabo witwa Obededomu. Haravuga ngo imara, iyo ni isanduku y'Imana, ubwo ni bwa bwami bw'Imana. Mu isanduku hari harimo ibikoresho by'ibwami, mbese ni biro y'ibwami. Ubwami bw'Imana bwari buri kwa Obededomu. Imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3 yonyine, haba change, amezi 3. Kandi Uwiteka ahumugisha Obededomu. Kubera iki? Ubwami bw'Imana kwa Obededomu. Ubwami bw'Imana nibuze mu gihugu cyacu, isengere, isabire ibyiza, uvuge mu gihugu cyawe, ubwami bw'Imana nibuze mu buyobozi, nibuze ngo nabo mu rugo rwe bose. Imana ihumugisha Obededomu nabo mu rugo rwe bose. Bukeye babwira Dawidi, umwami Dawidi, bati Uwiteka yahaye umugisha Obededomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose kubw'isanduku y'Imana, kubw'ubwami bw'Imana. Noneho iyi sanduku ni ya ema ikurura bwa bwami bw'Imana. Urumva imbaraga zo gusenga. Kubera ya sanduku iri kwa Obededomu, inkuru zarakwiriye zigera hose ngo Imana yamuhaye umugisha n'ab'urugo rwe bose. Imana izaha umugisha igihugu cyawe, abayobozi bawe, n'abaturage bose kubwo gusenga, kubwo kwakira isanduku y'Imana, kubw'ubwami bw'Imana. Iby'agaciro byose bize byomaho, bifataho. Bazahurura baze kureba, bazanye ibifataho, ntabwo bazikorera ibiti. Bazazana amafaranga afataho, bazazana izahabu bifataho, bazazana iby'agaciro bifateho. Urumva imbaraga zo gusenga. Ntucyogore, ugasenga Imana ikabaha umugisha. Tugiye gusenga, ndagira ngo uzamure kwizera, urambure iby'Imana yakoze, urambure iby'Imana yakoresheje abayobozi bawe, ubasengere, uvuga ati Imana, uko batabaraga bagatabaruka amahoro,
uko bageze kuri ibi n'ibi, uko bageze ku iterambere ringana rutyo ikabakoresha bigeza. Turagushimye, usabe kugira ngo Imana ibahe kurama, barusheho kurama, barusheho gukomera. Basengera ubasabire umugisha, ubasabire kurama. Uko barama niko bakugezaho byinshi. Urambure wibuke imirimo. Iyo usenga urambura imirimo, ugasengera umuntu urambura imirimo, ukavuga ati ibi n'ibi n'ibi ibi n'ibi, ku bwawe bikuzamurira kwizera. Kandi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, Imana iribuka. Imana ikibuka urukundo, kwitanga, imbabazi, ibyo byose Imana ikabyibuka ikabagirira neza, nawe ukaboneraho. Ukarambura ukibuka aho Imana yakuye igihugu cyawe, aho ikigejeje, iterambere Imana ikugejejeho yarinyujije mu bayobozi rikugeraho. Ukabirambura byose bikazamura kwizera. Imana yabwiye Mose ngo zamura inkoni, zamura kwizera, urambure amaboko. Amaboko niyo akora imirimo, ukuboko kuvuga imirimo. Urambura ibyo byose biratuma kwizera kuzamuka, biratuma wizera ko ibyo uri bugusaba uri bubibone. Imana ijya ibaduheramo umugisha, ikabaduheramo umugisha, umugisha ukatugeraho tukawubona, tukagubwa neza, tukabona amahoro. Imana ijya ibakoresha iduha kunesha. Niba Uwiteka duheramo kunesha, niyo mpamvu dukwiye kubasengera, niyo mpamvu tugomba guhamagara ubwami bw'Imana muri bo. Ubwami bw'Imana iyo bwabaye moteri, Imana ibaha iyerekwa ryagutse, viziyo yagutse. Babona success mu byo bakora byose, bigera ku bantu benshi, bitari inyungu y'umuntu umwe, bigatuma izina ry'Imana ryogezwa mu mahanga. Amahanga yose akaza kureba ni irihe banga mukoresha. Ni ugusenga. Imana idatsindwa, irebera iherezo mu itangira. Iyo iguhaye plan ntabwo ishobora gufeyiringa, no, ntibishoboka. Ahubwo byose bigenda neza. Imana ibaha kunesha ababisha, ababarwanya. Inkuru za Hezekiya, ibyabaye kuri Hezekiya natwe bitubaho. Ijambo ryari irya Hezekiya muri icyo gihe, uyu munsi ni iryanjye, uyu munsi ni iryawe. Hezekiya ngo yararambuye, amaze kurambura arasenga koko. Kubw'isengesho hari ibibazo byahagurukira igihugu, byahagurukira abayobozi. Kubw'isengesho Imana ikabirangizaho neza neza neza, bikavaho ukanesha. Senekarebu ngo yarishongora koko, aratangira aravuga ngo
ngewe uribuka ibi bihugu ibi n'ibi uribuka ko byose nabyigaruriye. Ati wowe wiyita iki? Wowe uri toto ubusa. Ati igihugu cyawe noneho nta n'itamira ririmo, nta n'itamira. Ibihugu by'ibihangange narabinesheje, none wowe nta mutoya, nta munyagara w'isengesho. Njya numva abantu bavuga ngo nta munyagara w'ishuri, nta n'umunyagara w'isengesho. Isengesho rikora ibikomeye, rihirika ibihangange. Arangije arasenga mu gitondo, ngo baraje baragandika ahantu bavuga ati tugiye kubamaraho mu gitondo, tugiye kubarigasura bariya n'ubusa nta n'itamira. Noneho undi nawe yasenze, arangije marayika biraramo. Marayika ntibamurebye n'amaso, urumva imbaraga zo gusenga. Ariko ngo mu gitondo za ngabo za Senekarebu zose zibyuka zabaye imirambo. Arega hari ibibazo byaguhagurukira, byahagurukira abayobozi bawe. Kuba imirambo ntabwo ari ukubona intumbi gusa, ahubwo ikibazo kikarangira ukagishaka ukakibura, ugashaka bari baguhagurukiye ukababura. Marayika yamanutse, haleluya, kubwo gusenga. Marayika akamanuka akamaraho bya bibazo, akamaraho ibyari biguhagurukiye, byose bikarangira. Kubwo gusenga ibihagurukira igihugu cyawe byahinduka imirambo, byashiraho. Kubwo gusenga. Imana ikunda umuntu uyubaha, akavuga ko ubwe ntacyo ashoboye, agaha umwanya Imana kugira ngo ikore, imukoreshe. Dawidi ubwo yari amaze kumva inkuru zabaye kwa Obededomu, yaragiye ajya kuzana ya sanduku, azana ubwami bw'Imana iwe, kuko yasanze ko ubwami bw'Imana ari ema, ikurura iby'agaciro, ihamagara izahabu, ihamagara ifeza, byose bikayitaba. Ngo avuye kuyizana agenda abyina, noneho umugore we ngo aramuseka. Umuntu w'umwami uragenda ubyina imbere y'abaturage. Imana ikunda umuyobozi wahaye Imana umwanya, akavuga ko atari kubwe, akarambura imirimo, akavuga ati bya bindi byose ni wowe Mana wabikoze. Iyi ntebe niyicayeho ni wowe wahanyicaje. Akazi keza Mana, komeza ukore, go ahead, ndi hano ngo unkoreshe. Ntasaba ubwe, agasaba icyagirira abayoboye umumaro, agaha Imana umwanya w'icyubahiro. Abayobozi ni abanyacyubahiro. Nta buyobozi butava ku Mana. Rero iyo cya cyubahiro afite, avuze ati Mana ukwiye icyubahiro,
ntaba ari njye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Agatanga itegeko ryiza, agasaba neza, binyeganyeza umutima w'Imana. Noneho Imana ikavuga ati uretse n'ibyo ndakora n'ibindi, nguhaye no kurama, nguhaye n'ubutunzi. Amahanga yose agahurura mu gihe cye, ntawahwana nawe. Amasengesho, kubaha Imana. Imana ikunda abayobozi cyane, kuko bakora ibifitiye abantu b'Imana bose muri rusange umumaro. Dawidi yaciye bugufi, nta mwami wabaye nka Dawidi. Salomo yarasenze, nta mwami wabaye nka Salomo. Amahanga arahurura, azanye ifeza, azanye zahabu, bamutura, abashe gutura Imana iri muri we. Ndavuga imbaraga zo gusenga. Ugasenga, ugasengera abayobozi bawe, havamo intsinzi, havamo kwamamara, havamo success mu bintu byose, mu byo bagerageje gukora. Kubw'amasengesho, amasengesho akora ibintu byose. Imana yariyo ibiyoboye byose ikabishyira ku murongo. Ibyo wapanze byose akaba ari Imana. Ntuvuge ngo ni njyewe, ahubwo kubw'Imana. Kubw'amasengesho byose bigenda neza. Abantu bose baratangara, atari ko iki gihugu gifite akahe gati. Ni amasengesho. Ntabwo tubyumva, bakumirwa, bagatangara. Oya, ntabwo byumvikana. Ni gute bishoboka biti kuzamuka bigeza? Turebye tukareba iki wapi? Nta shingiro, nta muzi tubona wari gutuma iki gihugu cyazamuka bigeza. Yaema rero y'ubwami bw'Imana nirukuruza, irabakurura, bakava amahanga yose bakaza kureba. Byaturutse ku isengesho, bakaza kubaza niyihe tekiniki, mutubwire bigenda bite? Ni amasengesho, ni amasengesho abikora, nta kindi. Ubwenge butagabanyuka kuva ku myaka 40. Karebu ageze imyaka 85, aracyafite ubwenge nka bwa bundi, aracyasubiza n'ubwenge, aracyakemura ibibazo n'ubwenge. Uko yatabaraga agatabaruka aracyabifite, aracyafite za mbaraga. Ubwenge, umubiri ufite imbaraga. Kubera iki? Amasengesho, ubwenge bw'Imana. Haleluya. Nta handi biva, ni ugusenga. Dusenge, dukomere mu masengesho. Dusenge, twinginge, ntitugacogore gusenga. Sengera abayobozi bawe, sengera Karebu, sengera umugaba w'ingabo. Uko yatabaraga akomeza atabara, atabaruka amahoro. Ubwenge yari afite ntibukagabanyuke. Iri jambo rishobokera abizeye. Reba nawe ku myaka 40,
uko watekerezaga niko ugitekereza, nta kugabanyukira. Ugize imyaka ikubye kabiri, imbaraga wari ufite uracyazifite, n'iz'Imana, n'imbaraga z'Imana. Reka dusengere abayobozi bacu, sengera abayobozi bawe, ntugacogore, kuko ribo Imana ijya iduheramo kunesha, nibo Imana ijya iduheramo iterambere, nibo Imana ijya iduheramo ubutsinzi. Haleluya. Ibyiza byose Imana yatugejejeho yabinyujije mu bayobozi, ihabwa icyubahiro. Ikomeze ibarinde, ibahe kurama, be kugabanyukirwa. Sengera abayobozi bawe ntibakagabanyukirwa, bakomeze. Imana ibanyuzamo viziyo kugira ngo dukomeze dutere imbere. Reka gusenga isengesho ri hafi aho ngaho ryo kwizera guke, ryo gusaba ngo Mana mu muceri, mu mwambaro, wapi? Uwo mwambaro urakugeraho wanyuze he? Senga isengesho ryagutse ritari iryo kwikubira. Isengesho uri busenge rikagera ku baturage bose bo mu gihugu cyawe, impact ikabageraho bose, hakaboneka impinduka ifatika. Tari isengesho ryo gusaba ngo Mana umpe inzu y'icyumba kimwe na saro, umpe inzu ngo wagutse ibyumba bitatu. Senga uhamagara ifeza n'izahabu bize. Noneho nibimara kuboneka iby'agaciro, amagorofa arazamuka, imihanda hasi no hejuru, iterambere rifatika rihuruza amahanga. Nubona uwo mufuka w'umuceri ntago uhuruza amahanga, nubona iyo nzu y'icyumba na saro ntago bihuruza amahanga. Bituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, bituma buri wese avuga ati ni Imana yabikoze. Bituma amahanga yose aza kandi akaza azanye ibiceri bifataho, izahabu, baje kureba ibyiza. Twagure amasengesho yacu, dusenge isengesho rizana impinduka, kandi tubonye neza Imana igiye kutugirira neza, igiye kuzana ibyagutse, ibinyuza mu buyobozi, kuko Imana yabahaye amaso areba ibyagutse. Umwana iyo asaba bombo, utuntu turaho turi simple, ndetse yabomba atanayibona akarira agasira ibanga. Ariko umubyeyi we ari kuvuga ati oya, aho kugura iriya bombo ndagura imodoka, jya uyigenda mugiye ku ishuri, ndubaka etaje. Niko ubuyobozi bureba, bukareba igifite umumaro kandi en general mu baturage bose, igihugu Imana ikakigirira neza kubwo gusenga. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimye kubw'ijambo ryawe, ubutumwa wantumye Mwami Imana bugeze kubo wantumyeho. Ndakwinginze kugira ngo buri wese yakirane ijambo ryawe umunezero, kandi bwe kuba nk'imbuto zaguye ku kara, ahubwo rigwe mu butaka bwiza, byera imbuto nyinshi.
ukurikire ijambo ryawe Mana urisohoze. Data mwiza ndakwinginze urusheho kutwejesha amaraso ya Yesu Kristo, urusheho kutwishimira Mwami Imana. Dusengeye abayobozi bacu Mwami Imana, niba ujya uduheramo kunesha, niba ujya uduheramo iterambere, niba ujya uduheramo ibyiza byose, niba wahaye amaso kugira ngo barebe ibyo dukeneye byose, ngaho bagirire neza bahekurama. Hagurukira ibibahagurukira, rwanya ibibarwanya. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, uko wabanye nabo kera, uko wabahaga gutabaruka ku myaka 40, nuba ariko batabaruka, nuba ariko banesha. Mwami Imana ndakwinginze, ariko barushaho kubona intsinzi mu byo bagerageza gukora byose. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, ubahamagara amazima, ubagirire neza. Uwiteka Mwami Imana, bakira ubwami bwawe muri bo, nuko Abudodomu yakira isanduku yawe, maze iyi sanduku yari ema ikurura ikazana ifeza n'izahabu. Ubwami bwawe nibuze mu gihugu cyacu, nibuze mu bayobozi bacu, maze Nyagasani iby'ibwami n'iby'agaciro, iby'ibwami n'ifeza n'izahabu bize byirukanka kureba umwami muri bo. Mu izina rya Yesu Kristo ndatwika imbaraga z'umwijima zose zihagurukira kubarwanya. Mu izina rya Yesu Kristo ikibahagurukiye cyose kigwe hasi nk'ingabo za Senekarebu. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka uri Imana ijya yumva gusenga, Uwiteka uri Imana ihora itwumva. Ongera utwumva, ongera utugirire neza. Uragahora ku ngoma Mana yacu, urahambaye Mwami Imana. Danieli yarasenze aringinga kubw'igihugu cye, umugirira neza Mwami Imana. Nanjye ndasenga kubw'igihugu cyanjye kugira ngo utugirire neza Mwami Imana, utubabarire twese aho twagucumuyeho. Turakwinginze nyaguhora ku ngoma, utwambike kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Icyaha cyose gitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ikiduhagurukire ugihagurukire mu izina rya Yesu Kristo. Uduhana umugisha twese, buri wese icyakozeho kiba umugisha. Mwami Imana ndakwinginze uturonkeshe Mwami Imana, ifeza n'izahabu bize bitwirukaho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka uragahora ku ngoma, kuko ujya wumva gusenga kwacu. Ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen.